maze ngo nze ngukenyeze Versace umwiza nkawe nimboneka rimwe nahoze mbona dore nabonye benshi none nshizirungu nguyu ndamuhawe hewani hasi urashaka he mu butayu kumazi ngutembereze he tinyuka dore nize mutware wawe kuba batarakuntwaye sinkigusiza ha ndabizi ko benshi bakumirira imiguti abandi nabo bashaka gutera igoti mbakuriye inzira ku murima hagaragara uyu numwari kera yarabazizwe niba ntaco gukora muje mu misigati burya sinari nzi ko hari uwo nzakunda nagiraga ngo urukundo ni by'abasitari none naho urukundo nimpa mu rubaho. Yes, reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba Papa Legend TV, twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye hirya no hino ku isi. Nitwa Aimable. Mbahaye ikaze mwese abakurikirana ikiganiro kandi mukurikirane kujya ku musozo kuko umusozo buriya ngo niwe mwiza. Bazavuga ngo heli mwisho kuliko heli harya bavuga gute? Heli mwisho kuliko mwanzo. Nibyo? Nizo. Heli mwisho kuliko mwanzo. Heli mwisho kuliko mwanzo. Ni Igiswahili. Nari ngize ngo bazavuga ngo heli mwanzo kuliko mwisho ariko ntabwo ariko. Ni amata. Yego tubaha ikaze rero muri rusange. Mpa ikaze abasore banje ni Shine Crew. Abasore bazi kuririmba cyane kabisa. Benyewe kabisa. Mumeze muteze? Turashima, turabasubije mwese badukurikirana. Abakunzi ba Papa Legend TV. Big up tena karibu. Turabiyegereje muze tubana muri iki kiganiro. Asante. Meze neza? Tumeze neza nk'ibisanzwe. Iminsi yari bayo myinshi gatoya ariko ni impamvu nyine zo shuguri. Ariko twari tumeze neza. Turabasuje cyane abakunzi bacu n'abakunzi ba Papa Legend. Duherukana umugabo atari inzobe ariko ndabona yabaye nk'inzobe. Iminsi iragiye kandi nyine utagize changes banza nta utagize impinduka zikugaragayeho nta majambere ufite. Amajambere twe ni buri munsi ko buke nuko bwije ni another level uko turimo kubazanya ngo se muri mwembe ninde nzobe ariko ndabona sinzi ni nka mwaje kuba inzobe mwese ni yaga cyage mwari mutarafata amazi yo mu mushasha buriye amazi ya cyumvi yari taratwinjira fresh kandi ikindi ubu noneho muri Kenya hano turi hari klima nziza ubungubu arakabeho murabibona akazuba karaka ibyo rero byose impinduka z'umubiri zigomba kuba nabyibushe nukurye duherukana ntago mwanganaga gutyo ndabona imibiri irimo ku twaraje amafaranga sarimo kukoza bishoboke ababime amafaranga yarazima yinjire kubera ko turi gukora turi gukora n'amafaranga arahari yego amafaranga agomba kubaho nkunda ko munambara neza cyane sinzi niba sigaye hari abantu babavuye ejo bundi baravuga ngo buriya ngo abahanzi n'abandi bantu bakoresha social media cyane bagaragara ngo buriya ngo amahuzu yabo bambara tubona hari abarimbarwa ayandi baba batiriye namwe murabyemera ntago tubyemera ariko umva noneho hari cyo abantu bataba bazi rero hari n'igihe uba ufite igikorwa nyine niba uri umuririmbyi benshi n'ubundi imyenda ntabwo abari yabo bakoranye mu video mu wiki tureke video tureke n'ama event wenda akomeye tuvuge kuza muri interview gutya nkatwe twebwe hari ababikora ariko bose twebwe muvuge muri rusange bibaho urashobora kugira umuntu kwambika kandi koko nk'umustar ugomba no kugira n'umuntu kwambika ariko kugeza kuri iyi saha twe turiyambika kabisa umuteguro twe turitegura kandi turacyari urubyiruko duharanira gusa neza dukurure n'inkumi turebe ko zaza zitwegeye. Cameraman hari yakomeza kurura rebe hasi ukuntu mwambaye niturangiza tuvuge kuri aya mahuzu gato duhite dukomeza n'ikiganiro. Furungu ni pantaro navuga za kera ariko ziri kugenda zigaruka. Nzewe ubusanzwe nkunda ibintu bya old school bimwe bya kera kahise niko nemera wabonye ipantaro Furungu nije nyine muri ino Nairobi wayibona no yambaye kubera ko abandi bazambaye nyine urushaho kubona
ukabona ati ni cya igipataro cya desa kirashobora kuba ari desa cyangwa se sa ukayitera nyine swaga ya kameme ndabona ari uruganda ni Nike Air Nike so fresh tu bakoma k'abakongomani idarapo rya Kongo yes aha mwijosi ndabona mwijosi ni mochino akantu bakita ni mochino logo ya mochino logo zigezweho tuza harya iyi ni logo iyi ni logo logo ya mochino ni company yitwa mochino nk'abantu bambara ikora imyenda t-shirt t-shirt uzabona zamba zifite aka staff kano gapopi kagaragara mu ya iyi ni logo ya mochino t-shirt ni Levi's ya ni lebo twarimo tuganira mu kanya nyuma ya kamera arambwira ngo isaha ngo abantu bari mu kuyifuza cyane isaha ni sawa kabisa merci nyine isaha nayiguze 5,000 ya by'amanyakenya ifite ice barayibona tu nabo bayirebe baraza no gushiraho muri comment ni menshi kabisa nuko ndabona ni Nokia hari yanditse gute Nixon iracuritse ni Nixon irimo ice irimo na za ice ni design zimwe za kera bitwa ngo bitaga ngo ni Mortima sinzi ko abantu babimenye Mortima za hajya Mortima zitandukanye na disco ahubwo iyi ni disco I think ni disco ariko ibara igira gutya iyi nayo ni touch screen yayo ni touch ni kwibara ni touching mumeze neza ariko turashima atona ubaya kabisa mwifashe neza muri mu bahanzi bifata neza muri iki gihugu hari abandi wenda ugira gutyo ukabona nyine by the way hari abantu bajya bavuga ngo abahanzi ngo barahanga ariko ugasanga benshi nabonebwe mu mikorere isanzwe mu buzima busanzwe nyine baraho nabaho ngaho gusa n'indirimbo basohoye nyine ni finance yo zitabonetse nuko ariko urona abahanzi nkabo ni n'abahanzi n'ubundi n'ibikorwa byabo bitagiraho bike kubera ko iyo ukora ubaranira kugira ngo ushore mu bintu fulani so urumva rero kugira ngo ukore ikintu tuvuge nkatwe turi kuririmba kuri isa turi managinga ntabwo twajya muri studio tutakoze urumva abaho gukora lazima tuchangamke I think babahanzi nyine uko barubivuze abahanzi bo akazi kabo bakoresha ni mind kugira ngo babone ico bandika so bijanye n'inzo gukoresha ingufu nyine usanga ari abalezi ari abashangu I think nuko nabo bakoresha mind cyane kurusha imbaraga ko ndo umushangu kuba umushangu se gute n'ubundi urandika mutworo ukora kuko twebwe ni ibintu biturimo so ntabwo byakubuza gukora akazi ntabwo byakubuza gukora akazi iyo mugiye kwandika indirimbo muricara mukavuga muti reka twandike indirimbo mfite igitekerezo noneho tukidevelope cyangwa hari umwanditsi muri mwebwe undi agakora ibindi twe turandika iyo umwe yumvisemo inspiration y'ikintu runaka turaza nyine idea tukayishira hamwe tukayidevelope buri wese akazana niba umwe azanye chorus undi akazana igitero ca mbere ca kabiri tukayikora indirimbo cyangwa se sometimes mugera muri studio akaba ari bwo mind inspiration kazira muri mind producer akubitamo beat igahitiza mwenyine yani nka freestyle ariko mukayirecordinga igahita ibindirimbo biratandukanye hari abandika hari abakorera studio ariko kwandika nyine urona abahanzi hari abandikirwa bitewe nuko wenda ashobora kwiyandikira ntiyandike ikintu gifite abantu cyangwa ikintu ari bugurishe ku isoko kizana inyungu ariko iyo wumva bikurimo nkatwe turiyandikira je n'umukobwa yetu kuko turabana mu nzu iyo muracyabana turacyabana nta nubwo dufite Bakashayi ni kurumwe agiye Australia undi agiye ko nta na gahunda yo gushaka mufite ko numva gutandukana gushaka nayo n'indi mishinga nyine ko tugenda dukura n'ubushobozi muri bato bo gushaka ntituri bato kandi ntituri n'abana ariko turi mu gateguro urumva gateguro gushaka ni muri iki kinyejana tugeze gushaka ntabwo ari ikintu cyo kuza
hivi ngo nabyutse natekereje nkosha aho ngo n'umuntu utarageze mu mano ikomereza soze ni ndangiza ze kuri ako ka nanone ndavuga nyine kuntuza ku myandikire twe turicara kuko tubana mu nzu kwa ko bahanze ubundi ubuzima bwanyu ni ukuririmba ni ibitekerezo mwa mushaka kugira ngo murebe icyo mwaha abantu bitewe n'ibihe murimo situation isanzwe so twe turicara twamara wenda kurya tukavuga se nta kuntu twakandika indirimbo tukicara tujya twumva n'indirimbo z'abandi kubera ko mu buhanzi ugomba kubalansinga ukumva imiririmbire y'umuhanzi fulani ukumva niyawe ukagira gutya kugira ngo urebe uko utegura ikintu cyiza kijya ku isoko so urumva twe turiyandikira kandi tukayoboka studio tugatanga ikintu gifite agaciro. Uti rero gushaka biragoye ariko ndimo kubona abantu babyorosha kandi bigakunda kubera nyine ubuzima abantu baba bashaka no kureba uburyo babworosha twese nico tuba dushaka umuntu agakubita gutya akazana umukobwa wo hanze wo mu diaspora uri bumufashe vuba vuba kugira ngo ubuzima wenda budakomera hano muri Nairobi murabizi ko ubuzima nyine bubari hatari. Si byiza se? Ni sawa kubera ko nyine n'umundi iyo ushatse uja kuzana umufasha mu mvugo isobanutse n'umufasha kandi nyine ndiwaje kuzana umufasha nawe nyine ubona ko ntacyo akaba ari umufasha niko kuko nyine so nawe umashije gushaka I think hari details ugomba kugendera kubera ko ntiwashaka umuntu udafite icyo yagufasha cyambere ngo uramuzanye akazi no kubyara I think izo mind nizakera zimwe zarangiye kandi harimo n'inyungu z'ibitekerezo hakazamo inyungu zo kuba mwakaguka bitewe nuko nyine numufasha n'impamvu bamwe tumufasha ariko ntibivuze kubera ko ari umufasha ngiwe ntiyagufasha tibagiwe n'amarongo ubu ngubu aho isi igeze n'abagore bagize ijambo ubu ngubu barahagurutse ntago bagivuga ngo nabo mu nzu barahaguruka bakajya mu mirimo urumva rero mugomba gufashanya nk'umuryango mu kuzuzanya. None se ko hari abantu bavuga ngo ubundi yakagombye kuza ari umufasha siko mubisobanuye ariko abantu bakavuga ngo ahubwo abantu bari mu gushaka abantu wenda babarenzeho cyane ubushobozi ngo nibyo byiza ngo nibyo bigezweho ngo kandi yaje ari umufasha. Yes biriho urabona nk'ubu ngubu icyo duharanira twese ni ugutegura ejo heza. Ejo heza kwategura rero biva muri wowe urumva rero niba wagiye ukavuga ngo ujye mu kazi uzi ko kaguhereza 50 urumva ubushobozi bwawe nyine nubwo bwa 50 ni urugero nshatse gutanga jewe ningene mu kazi nzi ko kampereza tuvuge 5 cyangwa 2,000 urumva nabwo no gutegura ubuzima bwanjye so urumva rero no kuvuga wenda umuntu ashaka umuntu wo hanze so kuvuga wenda ngo nuko abahano Nairobi babuze cyangwa b'i Rwanda cyangwa abandi jewe mbona ikibitera hari igihe usanga nyine ufite ubuzima wenda buri hasi so ukavuga ngo ibyo ari byo byose nishaka uyu nguyu tuzafashanya amfashe azamfasha yes yanagufasha kubera ko ashobora kugufasha kugera ku nzozi zawe rero nshobora kugira inzozi nziza ariko kubera ubukene sinzigere bigatuma ushaka uwo nguwo yes kubera icyo kusiza Imana wenda siwe Imana nyine yakugeneye utarebye n'amarongo siko kwiza Imana rero dufasha mu mihamagaro yacu nako sinavuga gute mu bitekerezo byawe ibyo utekereza yego murakoze Imana ishigikira ibitekerezo byawe niba rero ntekereje ngo ngewe ibitekerezo byanjye bigarukira hano Kasarani ubwo nyine bizagarukira Kasarani nimvuga ngo ibitekerezo byanjye bigomba kwaguka bikagera no muri Amerika nzagera muri Amerika yego utanibamba utanigige twagiye guys uyu munsi twaje kubamurika ingoma nshasha ya Shine Crew ni indirimbo iri kubikora kabisa hano kuri YouTube kuri platforms zindi zisanzwe ni ingoma twise umeniguza ariko mu Giswahili ubwo mu Kinyamurenge cyiza umeniguza ni nko kunkoraho wankoze yani ni nko kuvuga ngo bavuga uniguza wankoze wansige trace biraterwa noneho n'ahantu Igiswahili cawe ariko birumvikana ni ingoma ikoze mu rwego ikoze mu buryo bugezweho video ikeye rwose
audio yakozwe n'umuproducer witwa Heavy Kick. Video twayikoranye n'undi muproducer nawe uri kubikora neza muri no minsi, nawe wegukanye igikombe cya best producer of the year. Bangutse niwe wahagarariye video yose kandi ari gukora neza kabisa. Bangutse harya akora na video za Sekira. Ahubwo je nsigayemo nakashobora kuzaha dufitanye ashobora kuzava muri gospel akajya muri Sekira kubera ko Bangutse neza gose ari gukora umuti cyane kandi Sekira ari kuzikora fo. Sekira ari kuzikora ari mu kuzikora kabisa abantu mu mugoke. Ese ntibazomutenga. Kwa bene wacu nyine ariko nakazi ntabikora iwe ntabikora ari uri kubyikorera abikorera abandi. Iwe aracura beat we ukazana Bangutse beat nanayicura ariko ayicura nyine ari gusubiramo amagambo muba murimo kuvuga kandi amagambo muba murimo kuvuga hariya ntabwo ari aya gospel. Bangutse se gende yicare ngaje muri gospel gusa n'impano mani yakuje mu areke gukora n'ibindi agomba no gukora n'ibindi kubera ko gusenga bihoraho kandi n'ubuzima bwa buri munsi. So ni nkuko bimeze Bangutse kabisa ahubwo akomereza courage yadukoreye umuti agakoreye umuti. Abantu baje hariya barebera ya video ni video nziza kabisa mukanya nari ndimo kuyiganiraho ariko akantu natanze wenda abantu bagomba kwibazaho ndaje tukibaze mukanya gato ariko reka tubanze tugende na Vince gato nari navuze ngo utanibamba hanyuma dukomeze. Sawa to go. Jo baby umeniguza baby umenishika baby Jo baby umenishika umenibamba umenigusa my baby umenishika umenibamba umenigusa gusi undeba wallahi tatanta unjana hai wankumye urukundo ngira ngo ni magic you never know love is crazy it's a crazy thing this love bembeleze nikubebe oh nikubebe bembeleze nikubebe like that. Mboni sawa ugafite muri telefone wakampayeho gatoya muzaduha copyright se. Okay. Akarimbo ni sawa cyane. Ni ndirimbo nziza sana. Iyo ndirimbo yakoze kabisa. Ugiye yakozwe na hivi. Bangutse. Okay, Bangutse ni wakoze video. Iyi video mwayikoreye n'amacupa menshi cyane. Twayikoreye ni hano moja ahantu twabangu ni muri Shujamo hadi VIP yaho hejuru muri floor irenga twakoreyemo shooting. Okay, akantu nari mvuze ngo turi buze kugarukaho nababajije kare nyuma ya kamera ese kw'abahungu b'abanyamurenge bamaze gusa kambyite gutinyuka kubera ko byabaga nk'ibintu bitinyitse kuvuga ngo umuntu aje muri Sekira none ikindi kitarafunguka cyane. Icyambere n'abakobwa kwinjira muri Sekira, icya kabiri video zose mbona zaba bahanzi bose dufite bakoresha abakobwa bandi moko b'abanyakenya cyangwa abagande cyangwa abandi kubera iki mudakoresha abakobwa b'abanyamurenge ziracari imbogamizi cyangwa noneho cyambere watangiriyeho abahungu ngo bamaze kwirekura I think ni ukwisobanukira kubera ko kinyejana tugezemo ntabwo bikiri kwifinyiriya ngo uziko washobora gukora ingoma uziko washobora kwandika ariko ukagendera kuri ya mahame ngo ngo nimbikora baramvuga cyangwa se ngo barabona ko nahangutse. I think ni bene izo mpamvu kubera ko muri no minsi ahari amaronko hose lazima tuyabyaza umusaruro kubahungu ni no kubivuga ngo ni kugituma. Umuntu umusore wese agomba kugituma ugahaguruka kubera ko utekereje ngo uri umwana uzaguma uri umwana ariko ugomba kuba n'umugabo kugira ngo uzaje kuba umugabo nyine ufite umuryango warabaye umugabo before. Urumva rero twebwe abahungu impamvu twebwe n'ubundi usanga ari nkatwe mutwe w'urugo. So kuvuga ngo ugende muri ibyo ngibyo worareba ukavuga ngo ese ko ari ngewe n'ubundi ugomba kuzapanga urugo mu bintu burya ivi na ivi sinshobora guhaguruka ngakora ikintu fulani ko numva kindimo niba mbonye ubushobozi bw'ahantu nagikora nkagikora kandi kikinjiza kikaba cyangira uwo nshaka kuba we. So urumva nicyo kintu cyatumye abahungu
duhaguruka tukavuga ngo natwe twaririmba tukagaragaza ibiturimo. Naho abakobwa ku kijyanye n'abakobwa, abakobwa ntibaragira umuntu wo kubatinyura, ntibaratinyuka, baracyafite akantu k'ubwoba. Urabona umukobwa nyine we biba binagoye sana, cyangwa wenda si n'ubwoba wenda barumva ko ari amakosa, kuko n'ubundi ababyeyi benshi batabyumva, wenda nabo babyumva nkabo ko ari amakosa cyangwa ko ari uburara. Barabyumva neza, kandi n'abakobwa nabo baracyafite kwa kwikandagira kandi no kumasha mu mutima baba bifite, kubera ko unarebye abakobwa bacu ikibazo bagira atinya gukora ikintu mu maso y'abamuzi, ariko yarenguka hirya ugasanga bari kumasura mu tuzi birugwamo, bari mu biki, ugenda no mu tubari tumwe ukahurira nayo nabo. So ni bya bindi ndi kuvuga ngo batinya gukora ikintu mu maso mu maso y'abamuzi y'ababazi. Ikindi je nabonye ku bakobwa bacu, abakobwa bacu ni abantu urona hano hanze imyambarire yabo nayo imaze gusa nk'iy'abanyagihugu, si nk'iya mbere. Ariko none wenda kujya kuri kamera ntibiraba cyane, nubwo wenda hashobora kuba hari abajyaho, ariko ntibiraba cyane gusa. Ariko hanze imyitwarire ntabwo ari myiza. Ni bya bindi bavuze ngo ugiye Roma ugomba gusa n'abariyo. Ariko gusa njye cyo nabashishikariza, ntavuze wenda ngo kubinjirira, ufite impano runaka ayishire hanze, kandi kuvuga amagambo tuzavugwa, kubera ko ngo utaravuzwa aba yaraheze mu nda ya nyina. Urumva rero igihe wavutse ntagiye uzaba nyamweru ngo umuntu wese ajye agenda avuge ngo gentle. Noneho reka noneho twanabazana agase ku munsi abakobwa Shine Crew ni group, umuryango urakinguye, turifuza umukobwa watujoininga kubera ko twasupportinga umukobwa muri group kubera ko ni group y'umuntu irenze umwe, kandi ntabwo arwaho ni abahungu gusa, nta limite nubwo twona batanu, kubera ko hari group zagiye zibamo abantu barenze bangahe za I think Westlife za One Direction zose wasangaga ari group kandi zirimo amajwi yose. Noneho bunyine twebwe turi turareba icyaduteza imbere, turi gushaka kureba niba yani ni group y'abantu bisanzuye birekuye ingeri zose kabisa. Okay, bivuze ko umukobwa wiyaminiya agomba kubandikira akaza, ubwo agomba kwiyaminiya mu kuririmba, mu miririmbire, afite ijwi ryiza kandi arirekuye nkuko twirekuye, confidence yumva ko yabishobora, yumva ko yaza agakora, twebwe twamukaribisha tugakora kabisa. Okay, video mwayikoreye hariya Cujamura niko mwambwiye, buriya gukora video zira expenses zose, reka wenda dusobanurira abantu batabizi. Zira expenses ziriya nzoga tubona ziteretse hariya nka zingahe zinahenze, umukobwa wenda muba mwazanye gukoresha muri video niba ari umwe niba ari babiri, n'ibintu bibatwara ibintu bingana gute amafaranga? Gukora video muri no minsi birahenze kubera ko video sinzi ko nuwahendura cyane, cameraman wenyine sinzi ko ari waje munsi y'ibihumbi 20 kugukorera konyine. So ugomba kwishura location, ugomba kwishura location, ugomba kwishura umukobwa na transport, ugomba gushiramo transport, kandi aho mwagiye gukorera hariho lunch, muragomba lazima mumwe murye. Nuvuga ngo ni bidi hagaze mu bihumbi 50 kubera ko ushaka ikintu cyiza uragiharanira. Biraborohera rero kubona ayo mafaranga, navuga ko wenda umuntu akora n'akazi gasanzwe nkeka ko nta na management mufite, biba byoroshye? Ntabwo yabyoroshye gusa, kubera ko navuga ngo ni nk'umuhamagaro wahamagariwe, birakorohera. Ni ikindi umutima wakunze gukora. Munyumve kano kantu, urabona gukora ikintu burya ngo umukoro utari wawe ngo ni ugutsindwa kabiri. None iyo twako turi gukora ibintu byacu biturimo, tutabwiwe ngo ugenda ukore kiriya kintu, biratworohera. Bivuze gutya, ariko mu bundi buzima busanzwe bwa fiziko biba bigoye, ariko kwa ko ari ikintu twahamagariwe biratworohera. Reba ziranzoga ziri hariya, ntago turi kuzinywa, zirebye ntizifunguye,
zirimo Okay. ariko kugira ngo urazirengisha zihabe lazima kugira ngo image ise neza yeah. hase neza hagaragare ese kuriya kuzifata ukazitereka hariya kuri table bakazisubizayo bisaba kwishura se urishura kubera ko biriya ari ibintu ni by'abandi ibicuruzwa. muba mwaje ni nko kuvuga tuvuge ngiye nko muri show fulani nkeneye wenda nk'umu designer ari nk'umutipe wigeze kutwambika gakeya bamwita Murara uwo mutipe urumva arazimuha amafaranga kandi si ubu bijyanye ni ikintu gusa ugenda ugakorana ugasubizayo urumva rero natwe biriya ni ibintu twashize hariya n'imitako tu isanzwe Yes. kanzu y'ubukama gukodesha amawuwa yo gupamba event yeah. kugira ngo imeza nyine ntihagarare urabona no mu bukwe niko bigenda mu bukwe bashiraho ibintu byinshi ariko ntunasanga byose banazinyweye niko bimeze rero iriya ndirimbo niyo mwasohoye ndagira ngo imaze ubu tuvugana imaze ni icyumweru kirarenga icyumweru bibiri ikubita ibyumweru bibiri kuri YouTube channel yacu ya Shine Crew. yes channel rero ya Shine Crew abantu bashobora kunyarukirayo bakareba iyo ndirimbo wenda turaza no gupininga link kugira ngo abantu babasure bakore subscribe bakomeze banarebe n'indirimbo muri rusange industry Nyamurenge ikomeze yaguke kugeza ubu ngubu rero murabona igeze hehe wenda muri mu kibuga murabona bimeze gute industry muri no minsi bimaze kuza man bimaze kuza ubu ngubu ndashobora kuba ko bigeze kuri 30% kubera ko ni ibintu bikiri kuza bisha tago biragera nyine ku rwego rushimishije neza ariko porusa 30 zo zimaze kugera hari akantu k'imbogamizi wenda mukigira mwe mwamaze kubyinjiramo mwadekare ko mubyinjiyemo kimbogamizi wenda kajanye n'umuco cyangwa n'ibindi imbogamizi zo ni cyane kwanzi karahari urona twinjiye mu muziki urona nyine nibi ngibi aya macano yaje namwe ibyo byose ntago yarahari ni wenda mwe musanga mwatangiye imbere yacu ariko nta mazigi so urasanga nk'umuhanzi urimo urazamuka challenge dukunda kugira hari n'aba producer bari kuzamuka ariko wakora indirimbo imwe agahita utangira kugukompara n'abahanzi tuvuge bo mu Rwanda bamaze igihe kandi twebwe industry yacu iracyari nshyashya ugasigara umubwira ngo ubushobozi bwanjye bungana gutya ntabe yagukorera kandi wenda ugomba no kubalansinga ukareba si umuntu ngiye gukorera afite ubuhe bushobozi kubera ko kumukorera niko nawe witeza imbere ikintu cyo rero ngiye nari nshaka gusaba aba producer abanyamakuru bagerageze kutwumva nk'abahanzi kubera ko twe tubanyuramo nabo bakatunyuramo cyane so kugira ngo dufashanye dutanga ibintu byacu n'abandi bantu babibone urona nk'ubu ngubu n'abanyarwanda ejo bundi baje hano baraya bacita abandi hari abanyamakuru bagiye bakoresha hari abahanzi bagiye bakoresha kubera iki kubera kunyura mu itangazamakuru ubu ngubu iyi support yanyu ni nziza cyane turayikunda kandi n'abahanzi muri iyi minsi bari gukora ariko babaye nk'abatuje agapoze nakiki aho gapoze rero ngiye nari nshatse kuvuga ni nka abantu za producer bari mu kutugora nase barabasaba amafaranga y'umurengera cyangwa baradusaba menshi kubera ko abonye ko wenda waririmbye ngo mwe ukajya kwitangazamakuru agahita abona ko ubushobozi bwabaye bwinshi tangira kugukompare n'ababimaze igihe mu gakino ariko cyokoze nk'ubu ngubu twebwe kuri isaha mu producer turi gukorana nawe mbangutse arumva kabisa ari kumva abahanzi akagukorera bitewe nuko wamuganirije ntago yabura uko gufasha hari n'ingoma yacu y'iminsi mikuru ari kudukorera kabisa iri kuza muri uku kwa 12 kuri Noheli kubunana abantu no kubyina kabisa nizere ko izabibyinitse neza kandi ni cyiza iyo ngomera byinitse kandi iri mu twe turi mukoresha ubundi systeme y'indirimbo indimi nka zitatu turi mu gukorera mu cyongereza mu giswahili no mu gifaransa kugira ngo umuziki we have to shine dukeneye gutandukana umuziki wacu impande zose umuziki wacu dukeneye kutandukanya n'uwabandi ugira umwihariko gusa dore ko turi n'itsinda twe ntago turi umuntu urumva rero iyo ngoma yacu kabisa iri mu cyongereza n'igiswahili mu cyongereza igiswahili n'ikinyamurenge so ni ngoma turi gukorera kwa mbangutse kabisa iyo kandi ari kubikora neza gose tuzayibaha muri ukora neza edit kabisa kuri kubyo yavuze I think abanyamakuru nje nibo ndi buvugeho kubera ko abanyamakuru ndiyo hari bamwe bari kubikora neza ariko hari nabandi batarabisobanukirwa neza
ariko se wenda ibijanye n'ama interview nibiki byose abahanzi hari uburyo itangazamakuru wenda ritaborohera wenda. Yego, kubera ko abanyamakuru yego baradufasha, kandi pe umunyamakuru yabigufashijemo bagera kure, ariko nanone ku rundi ruhande kugira ngo babigufashe ntibakunze kubikora. Bagira abantu bamwe babafasha n'abandi badafasha, kandi burya kumfasha ndi kuzamuka ni ugutegura n'ubundi ya industry ntizime. Niba arabanzwe dufite bakuru b'abahanzi bafashe izina, tuvuge like Galas, tuvuge Nikindera, tuvuge se Bamenda Boy, wenda tuvuge wenda niba ni sample ndi gutanga, niba ari bakuru bakeneye abantu wenda igihe fulani bazabasimbura, kandi abo bantu nta handi nabo bazigaragariza no mu itangazamakuru, ariko itangazamakuru igerageza kuryinjirira ugasanga ntibakumvisha. None se ikibazo mbaza aho ngaho, habizihe mbogamizi? Hari amafaranga asabwa kugira ngo ukore ikiganiro? Imbogamizi icyo twabanengagaho kuri uyu munsi, amafaranga batinze biragera kuri urwo rwego. Icyo twanengaga uyu munsi ni ntabwo nabo bwabo ntabwo bari kudufasha kubaka iyi industry, kandi industry ntabwo ari abahanzi bonyine boyubaka. Tugomba gufatikanya twebwe tukaririmba, nabo bakadufasha kutwamamaza, yani kudukundisha rubanda, kudukundisha rubanda, kutumarketinga, kukonvenkira abantu, kubera ko ntiwaza iminsi 2 uri kuvuga hejuru y'umuntu kandi uzi ko ari abantu bari kugukurikirana, wa muntu ngo abantu bareke kumumenya wari byange bikunda, abantu baragenda bagashaka kumenya wa wundi wari bibyaririmba, kandi mukana dufasha kwereka abantu ko ari ibintu bisanzwe, bakazabona ko turi abantu bahangutse, mukabivugaho nyine ko ari ibintu bisanzwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Natwe ariko turabibagaragariza. Okay, turabigaragaza nyine, ariko muri mu bubyutse tudafatikanyije. Nose naco wasanga umuntu aje no muvuye muri buri naco ni ikiyumbe. Ejo bundi twe harantu twagiye tuganira n'umukozi w'Imana Kabaganza, aratubwira ngo umuntu wese uririmba ariko aririmba ikintu cyagira ico gifasha mu ngaruka nziza ku muntu, cyavana umuntu ahantu kikamushira ahandi, uwo muntu no kubaho kandi agashigikira kabisa. Kabaganza twaramushimiye, aranatubwira ngo kandi nimujya kwandika, mujye mutekereza ku kintu mugiye kwandika, mugisangize n'abandi kugira ngo murebe ko kintu mugiye gutanga ari cyiza cyane. Uriya mubyeyi ashigikira, kandi ico abantu benshi bamukundira nuko wenda ataremera gusa muri yanguni ya gospel, kuko ashigikira impano iyo ari yo yose. Yego, nawe turamushimira. Hanyuma rero twagiye wenda n'akandi kantu kamwe cyangwa tubiri kugira ngo abantu bakomeze. Sawa man, twinjira. Reka tubaririmbire kuri ako ngako ka chorus, nabo bashiriremo akarapu kiwe ako kagoma kugira ngo tukabakumbuza. Nako gashireho. Gusi yundeba wallahi unjana hayi, wankumye urukundo ngira ngo ni magic, you never know love is crazy. Nikubebe, nikubembeleze, nikubebe, nikubebe, nikubembeleze, nikubebe. Wantwaye roho, wantwaye ubuzima, ntacyo uzamburana nkigufite. Quand j'entre dans ma chambre, sur ma belle baby, elle n'est pas comme les autres, je la traite comme la laine. Elle m'appelle ce roi. Entre dans mon cœur, rien d'autre tu trouves, sauf que votre love. Kutini kuti utakwambara Gucci, maze ngo nze ngukenyeze Versace. Umwiza nkawe nimboneka rimwe, nahoze mbona dore nabonye benshi, none nshizirungu nguyu ndamuhawe. Hewani hasi urashaka he, mu butayu kumazi ngutembereze he, tinyuka dore nize mutware wawe, kuba batarakuntwaye sinkigusiza ha. Ndabizi ko benshi bakumirira imiguti, abandi nabo bashaka gutera igoti, mbakuriye inzira ku murima hagaragara. Uyu ni umwari kera yarabazizwe, niba ntaco gukora muje mu misigati,
burya sinari nzi ko hari uwo nzakunda nagiraga ngo urukundo ni by'abasitari none naho urukundo nimba mu rubaho ubu narazamye ndimo neza hagati ndi nk'agakono mu kizonga ngahe ngino baby tubyine kizomba think like that. Yes, ingoma bagende bayirebe ni ingoma iryoshe cyane. Harya ako kantu usorejeho ngo agakono karimo ki? Turabanyamurenge kandi twe dukoresha ikinyamurenge cy'umwimerere navuze ngo ni nk'agakono mu kizonga yani ni ukuvuga ngo agakono mu kizonga ku bantu babizi jendo wakuriye irundu hafi n'uruzi rwitwa Gwiko hari aho azaga mu kizonga ubundi ni hajya mu ruzi hanini hahandi hari cyuzi kinini yani usanga hariho utuntu yani kubera uburebure buriho hari ugasanga hari nk'akantu kari kuzunguruka amazi arahagera akazunguruka kariya niko bita mu kinyamurenge ngo agakono ndumva ntabwo amazi aragenda ariko akagera ahandi kubera inani hari ukabona koze nk'akantu I think ni profondeur iri hariya kandi abari hagati so twashatse kubivuga ko yani ni kind of love yani kuntu twafatanye mba numva yangose imbere n'inyuma meze nk'agakono kari mu kizonga azirenge kabuza ahantu kikerekeza. Okay, reka dusoze ikiganiro ndabashimira cyane ariko tutarabashimira n'abandi twari turi kumwe ndagira ngo wenda mugire message cyangwa se ubutumwa mwatanga muri rusange ku bafana banyu ku bandi bantu basanzwe mwumva ubutumwa mwatanga. Ubutumwa twababwira n'ubu ngubu cyane no ku miryango yacu turi abantu basanzwe kandi n'ibintu dukora ni ibintu bisanzwe ni impano kimwe n'ufite impano yindi kubera ko ntago twe twamaze kumenya ko tuzifite tuzishira hanze kandi nyine mukomeze mudushigikire kandi we are sorry nibyo muba mubona ngo ama video ngibiki ira nta kazi ntago tubikora kubera ingeso dufite ntago ari nta kazi kandi nibyo dushaka ko twubaka izina amateka tuyandike kandi big up sana abantu bakomeje kudutera intege hari abatubwira ngo muri gukora neza hari abari kutubwira ngo muhindure ikintu runaka noneho muzagire gutya cyane ibyo bintu ni sawa cyane kandi turabishigikike kandi namwe muri abantu b'abagabo mukomereza aho ngaho gose n'abanyamakuru namwe muri kuzitwaramo neza big up sana muri abantu b'abagabo mudahari dore nta bandi bo dushira kuri rubanda nta bandi badukundisha biwacu mukomeze kabisa muri abantu b'abagabo. Obo ibyo nanjye navuga ku turangiza ni ugushimira abakunzi bacu ba groupe n'uri wese ugira icyo akora kuri message yiwa duhereza akatwandikira akaba hari aho yadukosora akaba hari aho yatubwira twongeze ingufu turabashimiye dushimira ikinyamakuru cya Papa Legend ni ikinyamakuru gihagaze neza kandi kirimo neza kirimo kirakora kabisa twavuga ngo courage kuri Papa Legend mukomerezaho n'ibindi binyamakuru byose turabibwira ngo mukomereza akazi muri gukora ni keza ikindi tukavuga ngo nkuko yarabivuze umuziki wacu impano yacu dukeneye ngo abantu bagumye bayisapotinge batwumve badukurikire natwe tugira aho twagera. Yego murakoze rero reka nanjye mbashimire kuba mwitabye Papa Legend kugira ngo tuganire n'abakunzi banyu tuganire n'abakunzi ba Papa Legend n'uburyo bwo gushikirana muri rusange kandi courage kabisa mukomereza aho ngaho muri no mu bantu bagaragaza courage nyinshi yo gukomeza gusohora indirimbo zigiye zitandukanye ndabashimiye muri rusange shimira buri wese rero wadukurikiranye kugera ku musozo w'iki kiganiro narindi kumwe n'itsinda rya Shine Crew aho basohoye ingoma yabo mugende muyirebe ndetse n'indi ibyinitse cyane iraje soon mu minsi mikuru ya Noheli.